Paul Kagame yazaniye abaturage kuva yajya ku buyobozi ni gahunda muri wowe cyangwa kuri wowe ubona yarafashije abaturage cyane kurusha ni nyinshi cyane kubera yuko izagiye zikorwa zose donc izagiye zikorwa zose zarahayishije donc hari nka Girinka Munyarwanda yagize umusaruro mwiza usanga ababashije kujya muri iriya gahunda ya Girinka Munyarwanda bafite ubuhamya bukomeye kandi koko ukabibona yuko byabagiriye akamaro. hari ndi umunyarwanda ariko nibaza yuko iyo ngiyo ari iy'abanyarwanda bose atari iya perezida. ifite ikintu imaze mu banyarwanda muri twese. hari icyo yigishije ku bana bakiri batoya, hari icyo yigishije ku bakuru, ku ngimbi, ibintu nk'ibyo. So nibaza yuko nk'umuyobozi w'igihugu hari byinshi akora ku buryo bifite umusaruro. Reda ibyo akora ngiye kuri njye mbona nyine byose bifite umusaruro.